nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye rero nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye imana nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye rero nkumbuye gakondo nkumbuye Mose nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye abera nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye abacu nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye rero nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye intwari nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye Eliya nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye Imana nkumbuye gakondo yo mwijuru nkumbuye rero nkumbuye gakondo yo mwijuru. Haleluya. Amen. Niba Uwiteka twishimiye Nta kiguzi. Niba Uwiteka twishimira akuko nyine niba twishimiye niba twishimira nawe unkurikiye niba Uwiteka akwishimiye icyo gusa aravuga ngo bari abagabo mwabonye tuzabarya nk'abarya umutsima abantu b'abanyarwanda n'abari mu mahanga babuze ikintu cya mbere cyoroha burya no kurya ubugari no kugira gucya gusa n'agasose byijyanayo tuzamurira ihaye icyubahiro ikintu gitumye abantu bibagirwa barimo basibanganya amateka y'iby'Imana yakoze ku buzima bwacu arababwira ngo ayo mateka atazibagirana muzabibwira abana banyu nabo bazabibwira abana ba kugeza ubu natwe turabizi tuzabibwira n'abazadukomoka tuzabibwira n'abazadukomoka agaciro tubihanaka kuko hari iby'Imana yakoze hari n'ukuri iyo umuntu adafite gakondo arateseka ariko nawe wabonye gakondo ugomba kuyirinda n'ukuri iyo umuntu adafite gakondo nta jambo agira naryo iyo umuntu adafite gakondo nta bwene gihugu nta dante nta kintu na gito ariko iyo umuntu afite gakondo hari ibintu byemera hari ibintu bikunda byaranze biremera ibyari byaranze biremera ariko hari n'igihe umuntu agira gakondo akirara Yesu ashimwe tubazana ijambo ry'Imana ni kuri Mugeni TV inshuti yanyu umukozi w'Imana ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana abantu barimo baranyandikira benshi barimo bagenda babohoka mu buryo bugiye butandukanye amahoro y'Imana nabane namwe amen amen ndi kumwe n'inshuti zanjye ndi kumwe na masengesho ndi kumwe na bikora Imana umukozi w'Imana Imana ihagurukije muri iki gihe ngo ayikorere ndi kumwe n'amasengesho nawe Imana ihagurukije muri kumwe n'inshuti yanyu Mugeni Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana amen 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 haleluya tugiye kuganira uyu munsi ku ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo gakondo yacu tugiye kuburana gakondo yacu Imana ishimwe haleluya amen Abisiraheli Imana yigeze ivugana nabo irababwira ngo mbahaye gakondo yego icyatumye Imana ibahahereza gakondo bari mu gihugu kitari cyo kitarimo gakondo yabo ariko bari barayihoranye yego ahubwo barayinyago ngiye guhanurira abantu ijambo tugiye kuvuga hano riraza kumvwa n'umuhanga n'umunyabwenge bari barayihoranye bari barahoranye igihugu bari barahoranye gakondo yabo barayinyago ariko igihe kimwe kuko bubashye Imana kandi bari ubwoko bwayo bari abantu b'Imana yego ngimenye iminiho yumva iminiho yabo ihagurutse umugabo witwa Mose yego kandi mu gihe gigize giti gikomeye iravuga ngo genda numvise kuniha Imana ishimwe ubwoko bwanjye yego menya n'ikirimo kibatakisha menya n'agahato n'uburetwa barimo giye kubasubiza gakondo yabo banyazwe wowe unkurikiranye Uwiteka nagusubize gakondo wari waranyazwe masengesho Imana ni gusubize gakondo muri iyi misari igihe dusenga tugasengera ibiryo tugasengera iki ariko gakondo ni ikintu gikomeye dukeneye gakondo no kuri Imana iduhe gakondo ni gakondo irakenewe Imana gikomeye amen reka amakuru yanyu ni meza turashima Imana nanjye meze neza amen urabona ko Yesu ari ukuntu abigenje ari ukuntu ajya yiranja nyine mu bumana bwe tumuhereze icyubahiro buriya ntawe usenga akinarika hari igihe tugiye kujya tukabona bidimbyemo tukongera tukabona
hari ukundi kuntu abigenje kubera ko biva muri uyu mwuga. ni muri uyu mwuga. Amen. Amen. Twakiriye mu masengesho yibwira abadukurikiye. Hari igihe ushobora kuba aribwo bwa mbere udukurikiranye ijambo ry'Imana kuri Mugeni TV. Ndagira ngo aka kanya amasengesho kwibwire kugira ngo tuze kubana tuziranye n'umukozi w'Imana, umugabo, umupapa, umubyeyi wacu twubaha, nawe atwibwire hanyuma tubane mu izina rya Yesu. Murakoze, ndabasuje mu izina rya Yesu. Ubuntu n'amahoro bibane namwe aho muteraniye hirya no hino. Amazina ni Masengesho Louise, nkunda gusenga, nkunda n'abantu bayo. Imana ishimwe, ndi umukobwa, ibindi Imana iduha n'umugisha. Amen. Duhaye ikaze Masengesho kuri Mugeni TV. Imana igimu umugisha kuko aradukunda, akagira umuhate, aradusengera, numwe mu bo dukorana umurimo w'Imana. Kandi Uwiteka rukuntu ari kubigenza. Imana ishimwe. Amen. 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 Twakiriye n'umukozi w'Imana atwibwira. Haleluya. Amen. Murakoze cyane, nitwa Bikorimana Papiasi, we Kicukiro, umukozi w'Imana, nkunda Imana n'abantu bayo. Imana ibaho umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. Ako arakaririmbo karimo karamfasha. Ngira ngo turirimba n'akantu gatoye kavuga nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye rero, nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Oh, nkumbuye Imana, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye rero, nkumbuye gakondo. Oh, nkumbuye Mose, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye abera, nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Nkumbuye abacu, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye rero, nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Nkumbuye intwari, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye Eliya, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye Imana, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye rero, nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Uyu munsi nakuzaniye ijambo rikubwira ngo subirana gakondo yawe mu izina rya Yesu. Amen. Imyaka yose waba unyaze gakondo yawe, Abisiraheli baburanye Ahabu. Yego, ko wari hahari. Kuko Imana rero iravuga ngo hari urugabano Imana ishimwe. rwabo rwari ruhari. Yego. Baravuga ngo nubwo Abanaki, Abahivi, Abayebusi, amoko yose yari muri iki gihugu yari menshi. Yego. Nubwo bari bakomeye, baravuga bati turimo dutaha iwacu. Ubundi umuntu ataha iwabo nta bwoba agira, nta n'umutangira. aravuga ngo nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Iryo jambo nari nkubwiye. Uyu munsi uburane gakondo yawe mu bucuruzi, uburane gakondo yawe ubona aho gutura, Imana ishimwe. uburane gakondo yawe. Izina rya Yesu. Dukeneye gakondo. Dukeneye gakondo. Ariko ababwira ikintu gikomeye. Arababwira ngo nimumara kurya Mugahaga. Masenge mukageramo Tugahaga ntituzibagire. wowe nkurikiranye mukagira gute mugahaga nimuzigere mwibagirwa. Abantu benshi baribagiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari igihe umugabo witwa Mose yigeze yohereza abagabo 12 gutata igihugu cy'i Kanani. Ngo wari maraya amenya ko bene igihugu bahageze arabimenya. Wari maraya. Ubundi iyo umuntu arwana afite icyo arwana kandi arwana ari mukuri iteka aratsinda. Aratsinda. Imana ishimwe. Tuvuge cyane amen. Amen. Haleluya. Amen. Tuvuge cyane haleluya. Amen. Igihe cyose iyo umuntu arwana kandi arwanira ukuri kandi azi icyo arwanira, aratsinda. Ariko igihe cyose urwana wigiriza nkana uranesha. Nukuri. Nukuri. Ariko turi kumwe. Ababisiraheli rero bari bafite ishyaka n'inyota kuko bari barabyariye mu mahanga, bakoresha uburetwa n'umugabo witwaga Faraho. Abana babo baba mu buretwa. Bibiri iratubwira ngo kugeza n'igihe ababyeyi cyangwa abagore babyaraga kugira ngo bonse abana, ngo bakakamira amashereka mu cyondo kugira ngo abagabo babo badakubitwa ibiboko. Nukuri. Yego.
cyari igihe aba bantu bicwaga ngo abana b'abaheburayo b'abahungu bavuka bagahotorwa ngo kugira ngo batagwira ubu bwoko bw'Abisirayeli butagira gute butagomeza kugwira mu Egiputa ngo umunsi umwe rero ubomwe wo kugira ngo batahe iwabo. Abisirayeli rero muri bo bari bafite ukuri barwaniriraga ukuri kuko aho barimo bataha hari iwabo. Imana ishimwe. Amen. Ngo arangije ngo yohereza abatasi 12 ngo abanyabwoba baragenda baravuga bati okay iki gihugu ni byiza Imana irakiduhaye ariko kuri twebwe turinzige nubwo tworoshye kuzana ijambo rivuga ngo hari umugambi w'Imana kuri twebwe hari umugambi w'Imana ku Banyarwanda dushimye Imana haleluya haleluya hari umugambi w'Imana ku bagabo basenye hari umugambi w'Imana ku bagore hari umugambi w'Imana ku bakobwa hari umugambi w'Imana ku bantu bayubashye tuvuga cyane haleluya amen. ngo barangije ngo bose uko ari 10 bananije abandi baravuga bati reka ntaho tujya havamo intwari nawe uyu munsi ubintwari amen mu kazi uri mu bintwari haleluya aho utuye ubintwari muri famiye ubintwari muryango wawe ubera intwari havamo intwari ebyiri uwitwaga Yoshua akitwa Kalebu bari ngo n'abasirikare tuvuga cyane haleluya amen. baravuga batari ko nubwo bimeze bityo nubwo koko ntacyo dufite yego turi mu mahanga turi mu gihugu kitari kiwacu ntago ari iwacu ariko turimo turwanirira ukuri ariko niba Uwiteka twishimiye nta kigusa niba Uwiteka twishimira kuko nyine niba twishimira nawe unkurikiye niba Uwiteka akwishimiye icyo gusa aravuga ngo bari abagabo mwabonye tuzabarya nk'abarya umutsima abantu b'Abanyarwanda n'abari mu mahanga babuze ikintu cya mbere cyoroha burya no kurya ubugari no kugira gucya gusa n'agasose byijyanayo tuzamurira ihaye icyubahiro ngo bagarutse ngo babwire ibyo bintu uwitwaga Mose nk'umugaba mukuru ahari navuga ari wabayoboye ngo bagende gutata muri iki gihugu ngo bakijyana muri iki gihugu ariko ngo bari bazi ko hari bene igihugu nubwo bakirimo bari bazi neza ko hari bene igihugu umunota ku munota bazataha. Imana ishimwe ariko Mana we tuyiramburiye amaboko nkuzana ibuhanuzi Mana yaraturengeye bari bazi ko bazataha bari babizi ngo uwitwaga Maraya urumva ibintu bijya kumenywa na Maraya igihugu cyose cyari kibizi cy'Ikanani bari bazi neza ko hari bene igihugu baravuga bati twumvise inkuru zayo tumenya ko mutaneshwa tumenya ko mudatsindwa twamenye amakuru yanyu ndetse nubwo mutubona imitima yacu irahagaze kandi reka ihagarare bari mu bintu bitari ibyabo ati twumvise inkuru zanyu twamenye uburyo mwagenjereza abami b'Abamowabu none turabizi ko iki gihugu ari icyanyu Imana ibahaye iki gihugu nari nkubwiye ngo Imana iguhaye gakondo yawe tuyishimiye Imana hereza icyubahiro bari babafiteho amakuru baza amakuru y'aba bantu reka twita dusome ijambo ry'Imana amen. Mugabo umwe wagize ishyaka aravuga ngo nubwo nshaje nubwo naniwe nubwo ndushye nubwo bimeze bitya hari icyo Uwiteka yavuganye nanjye kandi nawe Yoshua turi imbere y'Imana turi imbere y'umugaragu wayo Mose ikadeshi Baruneyi kadusome igitabo cya Yoshua dusome ibice 14 turasoma umurongo wa 9 maze uwo munsi Mose arahirira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose kuko matanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mara imyaka 40 kuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabimubwiriye Mose yabimubwiriye nkuko yavuze uhereye igihe Uwiteka bimubwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu tuvuge cyane ngo amen. Iki gihe cyari igihe Mose yari amaze gupfa cyari igihe Yoshua yaragiye kuyobora
cyari igihe kitoroshye, cyari igihe kigoye, ariko uyu mugabo avuga neza, ahamya Imana neza. Imana imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo igihugu akandagiyemo. yego igihugu akandagiyemo. Ubundi abana b'Imana nababwiye ko iyo umuntu arwanira ukuri igihe cyose aratsinda. ko nukuri yaramubwiye ngo igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe. Amen. Amen. Ngo iki gihugu kigezemo azerera imyaka 40, agaruka ari muri 85. Uhereye igihe Uwiteka yabimubwiye ari Kadeshi y'iki y'Ibaruneya. Ariko ngo abitekereje neza yisobanukiwe, asubira kwa Yoshuwa aramubwira ati Yoshuwa mwene Nuni, uko icyo Uwiteka yavuganye nawe unkurikiye, hari icyo Uwiteka yavuganye nawe. Ariko ngo hari igihe Uwiteka yigeze abwira Yoshuwa ngo bambuka Yorodani barimo bagenda i Kanani. Ariko ngo imbere yabo hari umusozi wari wabazengereje. We nababwiye ko igihe cyose iyo umuntu arwanirira ukuri n'imisozi irabimenya ikibwiriza igatanga inzira. Imana ishimwe. Uyu musozi w'Iyeriko waribwirije utanga inzira, Abisiraheli baratambuka kuko barimo bajya iwabo. Ngo arangije aramubwira ngo Abisiraheli ejo batazibagirwa. Narivuze ngo wewe wari warahawe nawe gakondo, aho ni waba waribagiwe. yego Aho ni waba waribagiwe uburyo Imana atanze gakondo, ukaba urangaye, ukaba uri mu bindi bintu. Aho ni waba waribagiwe, ni waba waribagiwe amajoro ukibagirwa amanywa, ni waba waribagiwe umubabaro ukibagirwa agahinda. Aho ni waba waribagiwe. Ariko ngo Uwiteka abwira Yoshuwa aramubwira ngo umva, muhashyira amabuye utoranya abagabo 12 uko ari imiryango ya Isirayeli 12, babanziriza abandi muri Yorodani batukuremo amabuye bayashyire kuri uyu musozi, ubwo abana banyu bazaba babaye abagabo, abandi babaye abagore, abandi barimo bajya kwiga, abandi barimo bavura, abandi barya, abandi bacuruza, abandi bakora ubukwe. Muzababwira Imana mwabonye, muzababwire ko ari igihe mwabaye mu gihugu cy'ubunyagano, muzababwire igihe mwabaye mu buretwa, muzababwire igihe mwari hanze, muzababwire igihe mwari mu mahanga, muzababwire igihe nta gaciro mwari mufite, muzababwire urugendo rwo mu butayu, muzababwire urugendo rwo mu nzara, muzababwire imbeho yabishe, muzababwire itotezwa mwagize. Haleluya. Kugira ngo ayo mateka atazasibangana. Ikintu gitumye abantu bibagirwa, barimo basibanganya amateka y'Imana yakoze ku buzima bwacu. Arababwira ngo ayo mateka atazibagirana. Muzabibwira abana banyu. Abana banyu nabo bazabibwira abana babo. Kugeza ubu natwe turabizi. Natwe turabizi. tuzabibwira n'abazadukomoka. Tuzabibwira n'abazadukurikiranye. Agaciro tubihanaka kuko hari iby'Imana yakoze. hari n'ukuri. Iyo umuntu adafite gakondo arateseka. Ariko nawe wabonye gakondo ugomba kuyirinda. N'ukuri. Iyo umuntu adafite gakondo nta jambo agira. naryo. Iyo umuntu adafite gakondo nta bwene gihugu, nta dante, nta kintu na gito. yego Ariko iyo umuntu afite gakondo hari ibintu byemera, hari ibintu yego bikunda. byaranze biremera. ibyari byaranze biremera. Ariko hari n'igihe umuntu agira gakondo akirara. yego Hari igihe umuntu agira gakondo ntamenye umumaro wayo. Hari igihe umuntu agira gakondo akayirangarira. Hari n'igihe agira gakondo akayihereza abana. Hari igihe umuntu agira gakondo Haleluya. Hari igihe umuntu agira gakondo akadamarara. Hari igihe gakondo umuntu imutera kwibagirwa. Akibagirwa aho Imana yamukuye. Nagira ngo nkubwire ngo nta butayu nta Kanani, kandi aho turimo tujya ni iwacu. Muririmbyi yaravuze ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza ko azaba. Haleluya. amena. Iwacu turimo tujya ni mu ijuru. Imana ishimwe. Gakondo yo mu isi ni nziza, ariko dukena na gakondo yo mu ijuru. Haleluya. Wewe warunkurikiye, subirana gakondo yawe mu izina rya Yesu. Amen. Nubwo imyaka ibaye 85, nubwo wumva wabirekuye, akira gakondo mu izina rya Yesu. Ndayakire mu izina rya Yesu. Asenge subirana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndayakire mu izina rya Yesu. Amen. Tuvuge cyane. Haleluya. amena. Tuvuge cyane amena. Amen. Muririmbyi uvuga ngo uri Mana mana wabaye Imana, uri Mana mana wabaye Imana, uri Mana mana wabaye Imana wa mana we.
muri Amerika yabaye imana, Nibyo. mu Rwanda yabaye imana, Twarayibonye. imana yatubereye imana, imana yabaye imana. amen. None wowe wari unkurikiye, wowe ufite gakondo, uyu munsi ujya wicara byibuze ukagira iminota, ukagira isaha, ukagira icyumweru, ukagira ukwezi, wibuka guha agaciro gakondo yawe. Isiraheli bazerereye mu butayu, Yego. bari mu bucakara, bari mu buretwa, bari mu buzima bugoye, bari mu gihugu kitari ikiwabo, ariko Imana ibasezeranya gakondo, kuko barwaniriraga ukuri, ngo igihe kigeze babona gakondo yabo. Naravuze ngo aho Satani yari yaratunyaze, aho yari yaranyaze Abanyarwanda, aho yari yaranyaze abantu b'Imana, nimusubirane gakondo yanyu. Haleluya, 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 haleluya. Komeye, nimwakire gakondo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nimwakire amahoro, nimwakire ubuzima, nimwakire gakondo. Iyo umuntu afite gakondo araryama agasinzira. Amen. Sinzira. Aho mukomangirira. Iyo umuntu afite gakondo, iyo umuntu hari ingingo ikurengera, aho musora. iyo umuntu afite gakondo hari ibintu byemera. Ni ukuri. Hakuze kutagira gakondo, Imana itange gakondo. iragatsindwa. wowe umeze utagira gakondo ugira itegeko rikureberera. Iyo ufite gakondo biremera. Iyo ufite gakondo, uyu munsi Imana ihe gakondo abantu batari bafite gakondo. Hari n'abayibonye barangije baradamarara, barangije bibagirwa inzara. Imana yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo nimumara kurya, nimumara guhaga, nimumara gushira inzara, amata muyabonye, ubuki mububonye, nimuzanyibagirwa. Muzigere mwibagirwa iki? Haleluya. Nimuzibagirwe. Tuzibagirwa Imana. Abantu bibagiwe, iyo umuntu yibagiwe, iyo umuntu yibagiwe, iyo umuntu agize ati yibagirwa araneshwa. Iyo umuntu yibagiwe aranyagwa. Iyo umuntu yibagiwe arirara. Imana turinde kwibagirwa. Iyo umuntu yibagiwe asenya ibyo yagezeho. Abantu benshi baribagiwe. Iyo umuntu yibagiwe asenya ibyo yiyubakiye. Yego. Hamwe wubatse ukahasenya, burya ni ukwibagirwa. Ariko iyo umuntu yibagiwe asubira gushyira itafari ku byamuvunnye. Amen. Haleluya. Tugiye gusenga. Tugiye gusengera abantu batari bafite gakondo. Imana itanga gakondo, Imana itanga ubuzima. Amen. 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 Bikora ima tuzamurire mu isengesho, dusengere gakondo. Turagushimiye Mana yacu, Haleluya. izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Twumvise iri jambo. Uyu mugabo witwa Mose yarerewe kwa Farawo, ariko igihe kiragera mwami ngo yohereza abatasi bajya gutata umurwa cyangwa se gakondo yari iyabo. Ariko ijambo nyamukuru bivuze ko dukeneye gakondo. Hari abantu bagushakaho gakondo. Icyambere, umuntu agomba kubona gakondo yahana, akabona na gakondo yo mu ijuru. Dusabye gakondo. Hanyuma urangwa abantu nimumara kurya mugahaga, kuko mbakuye mu maboko y'abagome, nimuzibagirwe mu izina rya Yesu. Abantu bagendeshaga amaguru ugiye kuzagurira amamodoka ntibazarengwe ngo batume gakondo bayitakaza. Ndavuga gakiza, ntibazacogore, ntibazagwe. Haleluya. Hata fore gone shani wini more ya Seigneur bonne sanse, ntibazagwe umwuma. Yego. Abantu bakodesha mu mazu, kode buraryana mana, buraryana ubukode, buraryana bukagera no ku nyama y'umutima, buraryana bukagera no ku bwongo. Abo watabaye ukabaha amazu ntibazibagirwe, bazagira abo bacumbikira mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, abantu batari bafite gakondo, iyo umuntu adafite gakondo naho bitaniye nuko abari no mu ruzerero, abari mu ruzerero kuko araraha bukava hakongera akarakirirwa ahangaha, ntagira haregama. Abari mu ruzerero, Imana ishimwe ko ari abantu kuye mu ruzerero, abari kure n'abari hafi ko ari abantu hembuye. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye ko mwami ari wowe gitanga gakondo, kandi gakondo utanze nta muntu yamburwa. Izina rye nihabwe icyubahiro. Dusenge abanyarwanda n'abanyarwandakazi, dusenge abari kure n'abari hafi badafite gakondo, yibahe kimwe cyo gikuru, unabemere gakondo mu gihugu cyo mu ijuru. Ubatoze kukubaha no kugukiranukira
uwacu umuha umugisha ni mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amen. amen amen. Imana ibaha umugisha kubwo kudutega amatwi mugakurikirana ijambo ry'Imana. Yari kuri Mugeni TV, nimero yanjye aho hasi. Washaka kuduha ibitekerezo, kudutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye, inama zanyu, yaduhamagara. Iyo nimero ibiriho. Senga kuwa gatandatu, kuwa kabiri. Imana nibaha umugisha. Murakoze.